Reka ntangire mbashimira cyane mwese abamaze gukora subscribe kuri Today 250. Nkuko mubizi dusanzwe tubagezaho amakuru atandukanye n'utuntu n'utundi tw'ubwenge. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igisubizo muri kimwe mu bibazo abantu benshi bakunze kwibaza batese ni gute namenye urukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo ni nk'ubufindo. Rukora mu buryo bw'igitangaza uko rurenze uko umuntu yarugusobanurira. Muri iyi nkuru tugiye kubabwira ingingo 10 zigaragaza urukundo ruzira uburyarya. Ingingo ya mbere, urukundo rwa nyarwo si ukwibona mu mukunzi wawe. Inzobere mu by'urukundo zivuga ko iyo umuntu akunze atari ngombwa ko areka kuba uwo ari we ngo abe nk'umukunzi we. Si ngombwa ko ahinduka umufana wa mbere w'umukunzi we, ngo akunde ibyo akunda, arebe filime areba, asome ibitabo asoma, areke ibyamunezezaga. Uwakunze akwiye gukomeza kuba uwo ari we ngo nibwo aryoherwa n'urukundo akanishimira n'umukunzi we. Ingingo ya kabiri, kwikunda niyo nzira nyayo yo kubona urukundo rwa nyarwo. Hari abashobora kudahita bemeranya n'iyi ngingo bashingiye ku babyeyi n'ababareze se, ibyo bababwiye, ariko uku niko kuri. Ugomba kubanza ukikunda kuko nibwo biguha gukunda undi muntu. Uwakunze akwiye kwiyumvamo ko ameze neza niyo yaba yagize umunsi mubi. Akwiye kumenya icyo ashaka no kumenya uwo ari we. Kwikunda no kwigirira neza ntabwo ari bibi mu rukundo, ahubwo ni ukurema ibintu bikurura umukunzi wawe. Ingingo ya gatatu, urukundo nyarwo si uguhindura usanze. Umukunzi wawe n'abagukunda bya nyabyo ntabwo azagusaba guhinduka. Ikindi, niba ukunze umuntu ntuzamwitegeho guhinduka. Nibyo mwinjiye mu rukundo murakundanye, ariko buri wese afite uko yakuze. Mwakira uko ari nibwo uzabona inyungu z'uko wamwakiriye. Ingingo ya kane, urukundo rwa nyarwo rutuma uba wowe. Kuba wowe imbere y'umukunzi wawe bishobora kugutera ubwoba mu minsi ya mbere. Kuba yakubona ubyutse utarisiga ibirungo by'ubwiza, kuba yakubona urwaye warembye, kukubona uri kwipfuna buri kanya urwaye gripe se, kukubona ufite amaraso mu jisho ndetse n'ibindi. Ibintu nk'ibi umuntu aba yumva yabihisha umukunzi we, ariko igihe wumva ushaka kubimuhisha uzamenye ko mudakundana by'ukuri. Kuko mu bibazo nk'ibi niho uba ukeneye ko umukunzi wawe akwitaho. Ingingo ya gatanu, urukundo rwa nyarwo rurirema. Iyo umuntu yakunze ndetse akanakundwa bya nyabyo, ntago bimusaba kubaza umukunzi ibibazo kugira ngo amenye ko ari mu rukundo, ahubwo abyiyumvamo akanabibona. Ingingo ya gatandatu, kugira ngo ukundwe ugomba gukunda. Ntabwo ushobora guhabwa urukundo utarutanga, kandi ntabwo ari urusaba kujya mu biciro. Ntabwo umuntu ukunda undi akwiye kumukundira ko akora ibyiza gusa ngo nakora ikosa ahita amwangira icyo. Agomba kumukunda iminsi yose, yakora nabi, yavuga nabi, kuko urukundo rwa nyarwo ntabwo rugira icyo rushingiraho. Umukunzi wawe iyo umukunze cyane yakira urwo rukundo akarukuba inshuro nyinshi, bityo akarukugarurira. Ingingo ya 9, urukundo rwa nyarwo ruhera ku bucuti. Akenshi abantu bakundana bya nyabyo bitangira ari inshuti zisanzwe. Gusa si itegeko ko umukunzi wawe mugomba kuba mwarabaye inshuti kuva mu kiburamwaka ngo mubone kuzakundana. Gusa umukunzi wawe akwiye kubanza kuba inshuti yawe. Umukunzi akwiye kuba ari umuntu mutebya
muterane ubuse, mwishimirana, kuko ibi ntabwo bisaza bihoraho. Ingingo ya 8, urukundo rwa nyarwo ntabwo rusaza. Niba ujya ubona abantu bakundana mu gihe gito ukabona bashwanye, birya ntabwo biba ari urukundo rwa nyarwo, bari iby'agahararo. Iyo abantu bakundana bya nyabyo, iyo habaho ikintu gituma batandukana, biba ari nk'uko imodoka igera kuri dodani ikagabanya umuvuduko. Urukundo rwa nyarwo narwo rurakomeza bakazongera bagahuza. Nta kibazo muburira igisubizo iyo mukundana bya nyabyo. Ikibazo cyose kivutse muragikemura, urukundo rwanyu rugakomeza. Ingingo ya 9, urukundo rwa nyarwo ni ukwiyemeza. Ni ibintu bisanzwe ko umuntu akururwa na mugenzi we. Ari mu nzira agenda akanyura ku muntu akamukurura, bigatuma amukebuka akongera akamureba. Ibi ntibigatume wishinja icyaha, ukeke ko ari gukunda byakunaniye. Ibi bikubaho kandi ugakomeza ugakunda umukunzi wawe, ukumva ubuzima atarimo bubishye. Ingingo ya 10 ari nayo ya nyuma, ni wowe rukundo rw'ubuzima bwawe. Uri mu rukundo ntabwo agomba kwibagirwa ko agomba kwikunda. Kwikunda ntabwo ari ikintu umuntu yiyubakamo ngo nabone umukunzi akire kuri. Agomba kwikunda ubuzima bwe bwose. Iyo utangiye kwiyanga, uba ukwiye gufata ingamba hakiri kare kugira ngo ukomeze wikunde, utaziyanga kuko wabonye umukunzi. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha.